arikomereje ibigo rero nagiye ncaho byose byagiye bikunda kuko rizagwira ishyano rizakwica siko nakwanga kwita nabi ibintu ibintu by'ibisazi so ndangije ndavuga iri zina nazarihanagura ute ku buryo umuntu wese uzajya azaba proud yo kwitwa rizagwira kwanza ndicara kabisa njya mu nganzo nk'umuhanzi ndambabwiza ukuri ndababwira ati nuko bundi byatangiye ubwo mitamo gukatira ibindi bintu byose ndiruka pe ndiruka imihanda ya Biryogo ingira indembe ndiruka umva ushaka uburyo nyine umutwaro w'izina wari ufite ugabano yego ndababwira ati kandi mu ruho nureba ubwoko icyo uri cyo none ntibisobanuye igeno ryawe ibyo ubyizere ugabanye impungenge kuko rizagwira wese umubona imbere cyane cyane rwose amagambo meza cyane dusobanure tatu eshatu watubwiye imwe hasigaye izindi ebyiri ya Yesu Kristo hari ahantu niba hano hari ururabo so sinzi ngo ni left cyangwa right ariko hari ururabo hano ku ijosi ryanjye so urwo rurabo rujyanye na Florian bifite aho bihuriye n'izina ryawe urwo rurabo ni urukundo so rero njye ngira urukundo rimwe nakubwiye n'umuntu ko wabajije ku rukundo nkahita nkubwira ati ni gereza reka nongereho ngo ni gereza so rero nagiye nkunda cyane urukundo rukankubita mbura niba hari n'ikintu cyanye mpaye isomo kuri isi ya rurema ikintu bita urukundo rwanzamuriye inganzo rwifata urukundo rwanzamuriye inganzo kabisa ku buryo rwanatumye mba umusitari urukundo rwanatumye mba superstar kabisa kubera ko rwarankoresheje ku buryo ubundi yo reka nkubwize n'ukuri muri Imana hari igihe iguha ibintu kugira ngo uzarebe abajeni bakundwa bakiri mu myaka 15 kuzamuka ukajya mu myaka 25 n'abakobwa hari igihe kigera akagira ngo nicyo kintu akeneye yarakeneye gusa buriya afite igitsina kobwa kimwirukankaho inyuma cyane abatekereza ko ubuzima burambirije aho ari ubyo nyine ni abakobwa bamukunda ari neza so njyewe rero nagiye ngira kwisumbukuruza mu rukundo nkakunda level idashoboka idashoboka pe so izo rero level zagiye zinkururira kujya kuba kuri level yazo sinzi niba uri kubyumva najyagayo ngasanga afite ibintu byinshi byo kwiga so narize pe narize ruragenda runyigisha rwananyigishije discipline urukundo ni ibintu kujya kuvuga ukamenya icyo ubwira umuntu witwararitse bidasubirwa so izina rya bisobanura shining flower cyangwa se rising flower mbese ni nayo mpamvu washizeho iyo tatu y'ururabo kandi ndi kumva nawe wiyemerera yuko uri umuntu urangwa n'urukundo so nihedega urukundo rwawe ukoresheje ahita uvuga ibi bintu njyewe iki biriho nigeze gukundana n'umukobwa ndamukunda cyane ku buryo imyaka yanjye mito atagira ngo ni myinshi ku myaka yanjye mito ku buryo najyaga iwabo nkicara njye nkaba mu mutwe wanjye imeze nk'umukwe sinzi niba uri kubyumva ndabyumva ukumva mwarakoze ubukwe byararangiye ku myaka yanjye nka 15 nkagira ngo rwose ndi umukwe izina ni ryo muntu rwose so rero
icyo kintu cyagiye kinyigisha ibintu byinshi. Ikindi kintu nakoze cy'ubusazi ni urukundo. Umuntu nkundanye nawe akenshi iyo ntandukanye nawe ntabwo twongera no guhura mu nzira. Sinzi ukuntu bigenda, inzira zanjye nize zicukubiri bihita birangira za heza abantu baziranye wa kuri WhatsApp no kuri message wa abafite ikimwaro nanjye ifite ikimwaro kubera ko mwamutsinze kubera ko n'amakipe biratsinze. Itandukaniro ryanjye n'abajyana nko gusinya ni ibiganiro byo gusinya kurahira irahira ko nyine utakinkunda ntabwo nkigukunda nanjye ati ntabwo nkigukunda kwe. Ese ubona ari ihe mpamvu abantu baba bakundana ibintu byose ari mawe hashira isegonda ukabona abantu babaye nkaho batigeze banamenyana akazamo urwango ku buryo akubona akahita avuga reka nari narakishe nawe wamureba ugahita uvuga wapi rwose ibintu kuki nabigiyemo ubundi. Ni bwa bwihisho nakubwiraga. Uzarebe umuntu wigeze gukundana ntiyamara ukwezi atari mu rukundo. Umuntu wasogongeye ku rukundo ntabwo yamara amezi 2 adafite umuntu ari gutereta cyangwa adafite agasore kari kumutereta. So muri urwo rugendo rero hari igihe uhura n'umuntu ukabona si level yawe mu by'ukuri, ariko nanone ukabona nta wundi uhari uri kumuruta. Mu bahari ni uri hejuru nubwo atari level yawe. So agahitamo gukundana nawe, igihe kikazagera akabona undi umutereta uri hejuru yawe, sibyo? Agahita avuga ati akahita kurika akajya kuri ubu agusigiye igikomere, n'ubwo uje mushyashya afite nawe ikindi gikomere avuyemo bagahuza. So reka nkubwire ikintu Pasi n'abantu bakurikiye Magic, biragoye gushimisha umutima watengushye. Umva utazanashaka ngo ushimishe umuntu watengushywe. Reka nkubwize ukuri, biragoye. Iyo abonye undi ahita agira ngo ni kwa kundi nawe akuvamo atagusabye imbabazi, mwita umva yanagusiga kuzirikiye mu nzu ugapfa. Umuntu wamaze nyine kukwanga wabonye indi shu yanakwica. Ni iyihe mpamvu bibaho? Urukundo ntago rushingira ku mafaranga, ariko abantu benshi cyangwa ku bwiza cyangwa se ku gihagararo. Urukundo rurigenga. Abantu twebwe dushaka kugenga urukundo tukarushyira mu irari ry'amafaranga, mu irari ry'ibintu, ugata urukundo nyakuri ugakurikira ibyo. So ibyo bintu rero bituma utabaho wishima niyo waba uri mu rukundo. Niyo mpamvu ubumuntu bwo guta umuntu mu rukundo nta gutekereza kabiri umuntu aba agisigaranye, akuvamo ahita agenda. Umva direct. Hari abantu benshi bagiye batwandikira, reka tugende dusoma ubutumwa usubize. Aba bantu yitwa Benja Official. Salam Pasi, umbarize y'amano afite izihe ngamba nyuma yo guca mu bihe bibi yagize muri 2025. Umuziki we ese n'ibigezweho ingaruka 3 aturirimbire iyi si, atubwire niba ari kubana n'umugore we mu nzu, iyo agiye guhitamo imyenda yo kwambara agendera kuki, icyanyuma akunda kurya iki iyo yiriwe mu rugo. Murakoze. Yitwa Benja. Ikintu namusubiza nyuma ngo y'ibyambayeho, ingamba nafashe sicyo yahereyeho. Urumva ibintu byambayeho ni ibintu bitaba ku bantu bose, ibintu byihariye. Buriya buri muntu avuka ukwe n'ibibazo bikubayeho bizukwawe. So byanyigishije kwirebaho, kugira ibanga no kwigira ibamba. Barabiririmbye mu gisi, right? Yego. Nicyo kintu byanyigishije kwigira ibamba. Njye nageze muri situation abantu bahagaze ku rugi wanjye bashaka kundeba, ari kwitwara ute nyuma bashaka kumenya, banafite video bari no kuzireba.
ukabacaho nkabacaho izo mbaraga no kwigira ibamba no kubatisha umva nje reka mpangane n'isi ntazi ni nko kugenda mu mwijima so naragiye mu mwijima ndabugenda paka izuba ubu ngubu ni mu masaha moya akazuba gatangiye kurasa so ikindi yarambajije ngo nkunda kurya iki iyo ndi mu rugo njyewe nkunda kurya igitoki gitetse kanyarwanda kirimo n'uturagara yes Benja bamaze kumusubiza ikindi yashakaga iyi si nta kintu tujya kugenda turayisigamo indirimbo y'akantu gato uyu yitwa Byiringiro Abraham hello gira amahoro wihangane umbarize y'amano icyo yigiye mu bihe bitoroshye isi yamwigishije umbarize n'igihe azatangira urugendo ruzazenguruka igihugu mubwire ko mwegera cyane Ibyiringiro ikinini nabisubije isomo urugendo